Burya ikintu cyose kigira itangiriro kigira n'iherezo, kandi burya ikintu cyose kivuka kiba kizagira n'umunsi wacyo wo gupfa. Burya kubaho ikintu kibiranga ni uko umuntu cyangwa ikintu kivuka kandi kikagira n'iherezo ari ryo ryo gupfa. Ako gapuwe ko kuva ku kuvuka kugera ku gapuwe ko gupfa nicyo kintu kigaragaza uwo muntu uwo yari we cyangwa icyo kintu akamaro cyagiriye abandi. Ako gapuwe ko kuva ku kuvuka no gupfa niko k'ingenzi mu buzima bwa muntu, kandi ako gapuwe kagomba gukoreshwa neza uko byagenda kose, kagakoreshwa mu nyungu zawe ndetse n'iz'abandi, kagakoreshwa mu byishimo byawe ndetse n'iby'abandi, aho gushaka umubabaro ku bandi cyangwa ibyago n'agahinda ku bandi. Burya kubaho ugomba kubaho ufite intego, kandi iyo ntego ikaba atari iyo kubabaza abandi, ahubwo ari iyo gucyura umutuzo, amahoro n'umunezero kuri iyi si, no kurushaho kuyigira nziza ndetse no kuyiryoshya kurusha uko twayisanze. Iyo rero ako gapuwe ko kuva ku kuvuka kugera ku gupfa iyo ugakoresheje nabi, usiga inkuru mbi umusozi rwose, ugasiga uru rw'amenyo cyangwa ugasiga amateka mabi nk'ayo bamwe na bamwe bakoze ibibi twagiye twumva bakoze. Hari abantu bamwe bigira bakagarara, bakumva rwose barenze abandi kurusha abandi nk'abo batazapfa, bakumva ari abatware bakomeye cyangwa ari ibindi bikomerezwa biruta abandi kure, ndetse bikaba na ngombwa ko bashobora kubaho bakandamiza abandi. Ariko burya twese dusangira umugozi umwe, uwo mugozi ukaba ari urugendo rwo kuva ku kuvuka kugera gupfa, kandi twese bikagenda kimwe. Iyo umwana akivuka ararira, ndetse iyo atarize biba ari ikibazo. Abaganga bakora uko bwabaga bwose kugira ngo abashe kurira, kandi kurira kikaba ari ikimenyetso cyo kubaho ndetse n'ubuzima kuri uwo mwana. Iyo rero umuntu wese avutse, yaba ari umugikomerezwa, yaba ari umukene cyangwa umukire, ndetse n'urwego rwose yaba ariho, yaba afite ubumuga cyangwa ari muzima, wese yavutse muri ubwo buryo yararize, abaganga n'ababyeyi bavuza impundu. Ni kimwe rero, ni kimwe n'abantu bose, icyo kintu cyose turagihuje. Ndetse no gupfa burya ni kimwe, umuntu wese iyo apfuye umutima urahagarara, ubwonko bukareka gukora, ibice by'umubiri bigakonja, ndetse umubiri wose ugatangira kuburubura, ugakonja burundu. Rero nyuma yo gupfa na nyuma yo gukonja, umubiri utangira kubora, ukazamo innyo n'ibindi bintu, ndetse ugashenguka burundu, hagasigara amagufwa. Twese ni urwo rugendo rwose, waba umeze gute, waba uri inzobe, waba uri igikara, waba uri umuzungu se, waba uri umwirabura, ni urwo rugendo rwose uzarucamo, uzavuka waravutse urarira, kandi nupfa uzabara rwose, kandi bose mwese muzanyura muri izo nzira zimwe. Icy'ingenzi ni uko ubuzima uko wabukoresheje ari cyo kizagena ibizakubaho nyuma y'ubwo buzima bwo kuri iyi si. Kandi itandukaniro tugira nk'abantu ni uko twakoresheje ubuzima bwacu, twaba twarabukoresheje mu bibi cyangwa mu byiza, nicyo kintu kizadutandukanya. Naho ibindi byose turabihuje rwose, nta gushidikanya. Kubaho ni ukubaho burya nk'uko twabibonye, ni byiza kuba ufite intego, kandi iyo ntego ikaba ari iyo gutsura umunezero, ibyishimo, umubano, amahoro mu bandi, aho kubakururira ibyago, umubabaro n'ibindi bibi byose bishoboka. Isomo ry'uyu munsi ry'ubuzima: zirikana ko ibintu byose ibyo ubona bizagira igihe cyo kurangira, kandi urugendo rwo kurangira rwabyo ruzaba rwose atari urugendo rushimishije. Niyo mpamvu udakwiye kwigira akagarara, udakwiye kwigira umuntu ukomeye, ahubwo ukwiye guca bugufi, ukumva ko abantu bose ari bamwe, kandi ukakira ibintu byose ubona, ukagerageza kubisesengura no kujya ubibyazamo icyiza, aho guhora ubona ibibi. Ukareba ko ubuzima butoya ufite bwo kubaho butanapfa no kurenza imyaka 100, wawubaho mu byishimo, ndetse no gushaka uburyo wakwirengagiza ibyo bikuyingiza bikanaguheza inyuma, ahubwo ukabibyaza umunezero, ndetse ugahora ushaka ko ikintu cyakubabaza cyangwa ikindi kintu cyose gishaka gusubiza inyuma, ugerageza uburyo wagishakamo, uburyo wakibyazamo bigufitiye inyungu. Ntugaheranwe n'agahinda ndetse n'umubabaro, kuko ibyo byose bizashyira, hasigare ubuzima bw'iteka.
kandi gerageza uzajya ukorera uzirikane ko Imana byose ihari, kandi ibyo bavuga ko Imana yaba iriho yaba itariho byose kuyikorera ntacyo bigutwaye. Ibaze usanze utarayikoreye ukazasanga ibaho koko, ariko usanze itabaho warayikoreye ntacyo byaba bigutwaye rwose. Burya mu buzima jya umenya ko abandi bose bagukeneye, kandi burya abantu babereyeho kuzuzanya. Iyo tuzuzanya n'undi uzabaho nyamwigendaho, kandi ntuzasiga inkuru nziza imusozi. Reka kubaho nk'aba Hitleri n'ibindi byigomeke byose twagiye bihonyora, twagiye tubona ko bihonyora uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ahubwo ubeho nk'abantu, nk'umuntu w'umunyamugisha, umuntu w'umunyamahoro usakaza amahoro ku bandi ndetse n'urumuri ku bandi. Gerageza uzajya ukora ikintu abantu bazakwibukiraho kandi cyiza aho kuba ikibi. Reka nkubwire nti ubuzima ni butoya, gerageza kubaho neza kandi uzirikane ko burya urwo rugendo rwo kuva ku kuvuka kugera ku gupfa kwawe ari byo bizagena bikanadefinisa uwo ari we, ndetse bikazanisiga n'isura uzasigira abo usize inyuma, ndetse byanacangwamo bikaba amateka azahora yigwa n'abandi. Bye bye. Ndakwibutsa gukora subscribe kuri channel yacu ya Kanguka Official kugira ngo utu video twacu uzajye utubona mu ba mbere.